baherukana kansida na Rwamwiza bibukiranya gahunda bafitanye n'umufasha w'ingo, naho Kindigita akomeje gukubitiriza ngo arebe ko yakemura ikibazo cya Mahoro. Bigeze he? Kurikira umukino. Ngaho mpereza urupapuro mwuzuza aho mwigenzuye kanseri ndebe uko mwabikoze. Akira muke, akira ngura. Yakoze. Hanyuma rero nimumbwire. Iki kimenyetso mwanditse hano gisobanura iki? Aha se? No kubera ko kanseri yari yigenzuyeho amavangingo. Nibyo kanseri? Yego nibyo muke. Ni kimwe na hano, na hano, ndetse na hano uko. Nibyo rwose. Ndabona ejo warigenzuyeho amavangingo. Nibyo? Nibyo twakoze. Nuko nibyo rwose. Ndabibona ko mwabyujuje neza. Ejo bundi nabwo ndabona mwarigenzuye amavangingo nanone. Turabikora buri gihe rega. Ngaho mumbwire. Ejo kanseri yari ari mu bihe bihise Rwamwiza. Twari mu minsi yo kwifata muke. Kuko kanseri yigenzuyeho amavangingo ejo n'ejo bundi. Yego rwose twari turi mu bihe by'uburumbuke. Nziza pe. Hanyuma se Rwamwiza. Karame. Nako iki kibazo mwembi kirabareba. Ngaho nimumbwire. Nihe mukuri imbaraga zo kwifata? Ko mukesha nawe rwose. Ntabwo uzi ko gushaka ari ugushobora. Mumbwire se kanseri. Ntabwo beshya sheri. Umva tumaze kubona ko bishoboka pe. Iyo abashakanye bazi impamvu yatumye bakoresha uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro, ntabwo bagorwa no kwifata pe. Nta kigorana rwose muke. Nk'umushyikirano mpuzabitsina ukozwe nyuma y'iminsi yo kwifata. Ubu igitangaza kuko twembi tuba dukumburanye. Ase ntabizi. Ikindi kandi muke. Nuko kwifata hagati y'abashakanye bakoresha uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro, binadufasha kugira umuco wo kwifata no mu bindi bitari umushyikirano mpuzabitsina w'abashakanye. Mbese nko kwitsinda mu myitwarire ya buri munsi. Nabyo nibyo rwose. Urugero kandi niba uwo mwashakanye yagiye mu kazi cyangwa se yarwaye ari mu bitaro cyangwa se murwaje umwana, ntabwo bikwiye ko biba intandaro yo gucana inyuma. Kuko erega n'isezerano muba mwaragiranye ubwaryo ribibabuza, sibyo? Hobe mwana wanjye. Muraho neza. Komera. Yeza Iteka ryose. Ako se mukecuru urahobera ntwari kugeza ryari ko kurana ukuntu hanze kumurekura. Shera mureke twiramukanyirize nanjye nari mukumbuye cyane. Ni impamo pe. Hanyuma sugira ngo inkuru yabazinduye sinari maze igihe kinini ntegereje kuyumva abana ba. Nibyo se koko. Numva nishimye. Erega si ubu turabizi byayo. Uyu munsi umusore n'umukobwa baruzura, ejo ukumva ngo byanze buri wese yafashe undi. None sheyira uwo yazanye kunsura ushize ni wagaruye. Ni nawe uzagaruka. Mukecuru. Karame mwana wawe. Erega buryo y'urukundo rw'abantu rurimo Imana. Kandi bakabibanza imbere y'ibindi byose bakora, nta kintu na kimwe cyaruvangira. Babyeyi rero twabonye umunsi baduhaye akaruhuko ku kazi twembi, turavuga tutireka tuze tunabasuye tubateguze, mbese muye mutegura imikenyero kuko natwe imyiteguro tuyigeze kure. Umushana wanjye sugira ngo ntuhora uteguye. Nibyo. Mbwira mwana wanjye. Mbwira ni ryari nzawushana nikamwana wawe. Mbwira nyabo. Najya ubugiye mukote. Ntabwo natwe itariki turayemeza kuko turacyajya no kwigira umubano ku kiriziya. Gusa ngena ntwari nitumara kwemeza itariki ntakuka nimwe ba mbere tuzayibwira ni muhumboje. Nanjye nubwo mubona rero ntabahobera cyane nk'uwiwanjye ariko ndishimye pe. Nta kibazo. Turishimye twese. Ahubwo se bana ba. Karame. Mwazaje gutura hafi yanjye nyuma y'ubukwe. Najya mbyuka nza kubarera. Kimbera mukecuru none. Nawe ubwo se baza gutura akazi kabo kagakorwa nande ko agomba gutura hafi y'akazi bakora. Iyo bamenye ndabizi
nuko mba numva ashaka kuba hafi yabo kurushaho. hanyuma shira karame ubwo mwamaze gufata umwanzuro wo gukora ubukwe kandi tukaba twarabihaye umugisha wa kibyeyi hari umurima twari twarateganyije kuguha nk'impano umunsi uzaba wamaze gufata icyemezo urumva icyo gihe cyo kuguha ari iki mbega byiza mwana iva umugisha ni ukuri yewe abana banjye birandetse ni ukuri murakoze babyeyi beza biranejeje cyane mwana we sheri wumvise ko tubonye undi mutungo wiyongera kuyo tumaze kugira yewe none se wumvaga mvuga ngo muzaze gutura hafi yanjye kubera iki kuko nzi ko rwose turi bubahe impano y'ubutaka harumva guhinga kuko mwanabwubakamo da cyane rwose mu byise mwaretse tukazawuhingamo hanyuma natwe tukazajya turya ibyo twiyejereje nanone mwaje tukajya kuwubereka shira bajyane ubereke nanjye nsigare ntegura amazimano y'abana rubaye udasibana ba none se ke utu dupira twose uradukina yego Kaneze hari igihe kamwe mba nakabuze nkafata kandi ejo nkongera nkakabona gwemo kamwe yego ke akira urakoze ke nanjye urama kanjye waretse se tukazajya dukina ko bamuwa warangaye none reba inzu wari umaze kubaka yaguye uwaye ntabwo azi kubaka ariko ngenda bizi none se Kaneze wabimenye gute njya mbona ukuntu papa yubaka agafata icyondo agashyira ku itafari agashyiraho n'irindi tafari gutyo gutyo inzu igahita yuzura nawe uwaye usamwigisha nanjye nyigisha Kaneze natwe turakwigisha kubanga agapira sibyo yego njyewe ntabwo nshaka ibyo kubaka ndashaka kwikinira agapira mpereza agapira kanjye ako gapira keza yakanyihereye danze nakungu si tugiye gukina twese uwayo mpereza agapira kanjye se nyine mpereza agapira kanjye ndekura Kaneze nakunguhaye mpereza agapira kanjye abana babaye yego babaye ngize ngo ni wowe ubarishije bampereza agapira kanjye ubaye iki ko murizanya sha niko ke uwo ni induri n'uwaye na Kanezero bari kurwanya agapira nabahaye si Kaneze se wanze ko nanjye nifatira ku gapira ngo twese dukine ariko ukanyaka data nakanjye keza yanyihereye mama ganza mutuze gato mpereza ku gapira sha mpereza hano muragasubirana mbaje kubakiranura murabyumva yego Kaneze karama kwiharira ibikinisho ntabwo ari byiza rero sibyo yego mugomba gukina mwese mwishimye munezerewe niba keza yakaguhaye nta kibazo n'ujya gutahura gatanu ariko ubureka mwese mukinire hamwe nibyo byiza yego abana iyo bakina neza sibyo bagakina bishimye nta n'umwe uharira ikinisho ahubwo murabisangira muranyumva neza yego ngaho nimusabane imbabazi rero ngaho mbabarira ndakubabariye bongere twisubire ka Kanezero disi karongeye gaca mu maso uzi ko ihungabana kagize nyuma y'uko kavutse agasambanije itangiye gushira nanjye nshimishijwe no kubona akina na bagenzi be rwose baseka oya rwose arakeye kari karabaye igikanya ahubwo marigari uzi ko ngewe nsohotse nzi ngo arabakubise abakubise n'agapira bapfa jya utora utaha urumva rusake we jya utora utaha ntukabure ubwenge bene ngango batazakurya jya utora utaha kindigi iyo sake mu hagati wijyanye rwose naho nyijyanye pe none ni mama ya mungu ndagacika ijosi none wijyanye he oya nuko nari ndimo kuyikoza ku mashyiga nyine kujya imenya hita azayobora akayirya
nibyo nakoraga nta kindi. ikindi uzi ko nari nikanze ngira ngo ugiye kungurishiriza isake. Ko Helena rwose nawe warambonye. Ubwo se ndinda nyigurisha ntiwayinyima. Nkwibutsa amagambo wabimbwiyemo ngo njye mvuga amagambo ameshe ngo singashira isoni rero humura sinazishira rwose. ikindi giti rwose igitangaza gusa umenye ko umunsi nayibuze kabone niyo yaba yibagiwe ahita sha bizagukoraho bimenye. Humura yewe rwose ubwo nayikojeje ku mashyiga ntabwo izibagirwa bitaha. Rego ubwo yigishijwe n'umugabo wa mbere uzi ubwenge muri tekana ubu nayo nayibaburiyeho rwose byarangiye. Sawa rero. hanyuma se Kanezero nawe wawe bari he? Kirango se bari bava kwa Kabera ariko banza bashimye ubushyitsi da. Ubwo ngize Imana bagumayo ntibagaruke hano. Bagashimba guturaho gushimba ubushyitsi gusa. Byibura tugasigara duhanganye no kureba aba batatu b'ibitambambuga. ariko se Kindigi wagiye umbabarira ko ngo bakugire neza ntibagaruka da. Bakwigumira kwa Kabera sabakire se. Ninde se wakubujije gukira wowe? Nyumvire sabana bawe se. Urinda ubita abana banjye se nababyaye njye nyine. Urabura kuyoboka gahunda yo guteganya imbyaro ngo ukorera bufite ukavuga ubusa ngo nibo bakubujije gukira. Ntabwo mvuga ubusa here. Urumva ntabwo mvuga ubusa rwose. None se Kindigi ubundi ko wanyemereye ko tuzajya kureba Mukesha kuki ukomeza kuncabiranya koko? Uzajya wirirwa ntukaboshye ntari umugabo wawe. Hanyuma ngo urashaka ko tujyana kureba Mukesha. Ngaho mbabarira. Hasoni ngo mvuga ubusa here. Ngaho mbabarira mugabo mwiza sibyo? Mbabarira n'ukuri. Aya ntako byo. Erega nawe ubumbabaje. None se shu koko waretseho gutekereza ibyo kuragiza abana tukayoboka uburyo bwo guteganya imbyaro. Sibyo gusa here. Wowe nta nubwo ushobora kumva ko mba ntera ubuse. Ubwo se Solange yaba yaranze kuba turere ari umuvandimwe wawe ari nyina wabo kwa Kabera bakabemera ntacyo bapfana. Wakabimenye kandi uri ibibazo mfite rwose narabikubwiye. Nibikemuka rwose tuzajya kureba Mukesha nta kabuza. Sinabikwemereye se. None se uri gukora iki ngo bikemuke shu? None se ko nagusabye isake ngo bikemuke vuba kaninira nyine ndimo gushakisha izindi nzira. Erega shu isake yacu yibagirwe kuko nibangurira inkoko ikararira igaturaga hakavamo imishwi igakura hakavamo inkoko nkuru. N'urya inkoko wiyororeye rwose ndagusezeranya ko uzicuza icyatuma kuvuga ngo tuyigurishe. Cyakora ibyo uvuga nibyo. Ariko rwose ibibazo mfite birampangayikishije here. Ihangane mugabo mwiza. Erega shaka igisubizo uri umugabo. Hanyuma se abana bato bari he? Kanseri Dana Rwamwiza bakomeje kumara abantu impungenge basobanura akamaro ko kwifata ku mushyikirano mpuzabitsina w'abashakanye. Naho se Helena ukomeje gukeka ko Kindigi azashyira akagurisha isake ntibizarangira bibaye impamo. Naho ubutaha Ikinamico inkingi y'amahoro muyigezwaho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga ya Enabel. Itambuka kuri Radio Rwanda kuwa kabiri isa 12:15 z'umugoroba, kuwa gatatu isa 2:15 z'ijoro no kuwa kane isa 12:15 z'umugoroba. Kubacikanywe ibi bice byose byatambutse mu cyumweru byongera kunyuzwaho kuwa gatanu isa 2:15 z'ijoro no kuwa gatandatu isa 8:00 z'amanywa. Mwayikurikirana kandi ku rubuga rwacu rwa YouTube wanditsemo Ikinamico inkingi y'amahoro. Inkingi y'amahoro. Bakunze b'ikinamico inkingi y'amahoro. Hari icyifuzo, ikibazo cyangwa se indi nyunganizi wifuza kutugezaho, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri 079 81 13 120 cyangwa se 0788 43 52 06. Bitihise ukatwandikira kuri email, adrese ni inkingi y'amahoro 2023@gmail.com. Inkingi y'amahoro.